bite muhungu wanjye cyane hatari tu barabonye uriya mupira biriya nibyo nakubwiraga rero uriya niwo mupira ubonye uburyo yamukubise amacenga uriya ni umupira mba nkuroga nanjye nari nemeye noneho wapi mwana uretse turasubira ndi ku gafilime hano kameze nabi ya sawa ino filimi noneho umva ko ni sawa pe uzi ko neza neza umuntu aratera undi umugeri ukagira ngo ari kuri rasoro ariko ndumva umenya nshonje kabisa ako ni umugore we igihe nakamubwire ko nshonje nta nubwo yumva niko classic G wowe igihe nakubwiye ko nshonje kuki udategura ameza icyo nicyo mukundira kabisa erega akana kamaga ukwe ni sawa jewe kabisa ndamwemera ariko hano hari filimi hatari kabisa Daddy Siko atwereje uwo mwaka kuri internet machine cyangwa telefone abana biki gihe mwabaye muto wowe ikinyabupfura cyawe ni iki ubona umuntu ari bize yibereye mu bye ubwo ndakuzi ni kwa kundi kwawe urashaka nawe machine ngurebe filimi ntagiye mugira ikinyabupfura baza nyoko nawe agira telefone kandi ifite internet mami Ani ya telefone ngikora aho mwaka Ikabana bikigiye barasetse umutiza telefone yaje kandi birakiri chat byubwira so ni wakoresha internet kuva kera umva ko bagira ngo iki kwenye rwose ndari umugeni shani ayirisi kabisa ikarijisho neza neza yewe iyi ni filime mba nkuroga yaramupimyesha ubu niyo muhaze mukumva n'abandi bahaze none si ibiryo biri hehe none se ugenda bizi umva mbese ubwo abari mu matara hano nyereka ibiryo biri hehe hoda none se biri hehe nyine kumbwira ngo ngaho ntabwo bizi nyine wose ngo ari bibere mu mvibyo ndabizi ariko mana yanjye nk'aba nzabagiranye wasanga wowe n'igihungu cyangwa ufitanye gahunda gihe se kandi none ibiryo mubishyize hoda santi ibiryo bigiye he aho da bisa nanjye mwanyemera dore uko babaye ngaho nanjye noneho mu mwanya uko bwo niko ku ishuri babigisha ntago nazabivamo kambe nanigende ewe urugo rwahagewe mbona runaba nunantesha n'umutwe umusigare mwenyine